tuburanyeho pe nawe uragenda ukibera mu kazi ntukiboneka ntabwo ari njyewe nyine ni akazi ariko muri iyi minsi niko bimeze iyi minsi niko isi iteye buri wese ari kwihugiraho ntawarenganya uwundi ariko nta kibazo iyo umuntu ari muzima buriya niyo tuvuganye kuri telefone ukambwira ko uri muzima nshima Imana aho ngaho numva nari nkukumbuye rero reka iminsi ni myinshi hari hashize igihe kinini tutabonana numvaga nshaka kukubona shari hashize abandi se bameze bate barumuna bawe mukecuru maraho nta kibazo nubwo tuba tudaherukanye cyane ariko kuri telefone turavugana yego abana se bameze bate abana nabo baraho bari mu buriri baryamye ubu baryamye ariko baraho nta kibazo yego yego ko papa wabo papa we akaba yagiye mu kazi se asa nijoro umuntu w'umugabo iyo tuje kuganira gatangira ukajya mu matelefone ibyo ni ibiki ko bidasanzwe bro reka mubwize ukuri byahatari mani ni ka kana kari kunyandikira ka kandi nyine nawe si ufata si kamwe najyaga nkubwira kagiye kunsinyira ugiye kunanirwa ndabona urugo rugiye kunanira ntabwo rwananira kuko umugore wanjye ndamukunda pe ndamukunda ubyumve n'ubwo ukaba uri gusazwa n'uwo nguwo wundi se nyine uyu nguyu mwana uyu nguyu sinzi nawe pe gakunda kunshitura ariko ntabwo nubwo nsa nk'ujyayo ariko umudamu wanjye agenda amukunda ubwo se umudamu wawe ntiyaramuka abimenye se ya miriro ikaka kakaba ugasanga birabaye ko madamu wanjye aranyizera reka mubwire madamu wanjye aranyizera ku buryo ki unabimubwiye agaswe yahita kwica none se ubu njye nabimenye gute nuko nabikubwiye ko wabimbwiye na rumasi hano hanze ziba zihari umuntu ababyumva oya baravuga ngo n'inkuta zirumva ariko madamu wanjye niyo wagira iki ntabwo yabyemera imiriro izaka kandi nkugira inama za kigabo akisubiye kereka wazanye ifoto madamu wanjye nibwo yabyemera nyine mani nanjye kwisubiraho simbyanze pe ariko sinzi ukuntu bihita bigenda kariya gakobwa ntabwo ubundi umugabo utumva mugenzi we uzi icyaba cye ngira ubwo ndumva uri umuntu mukuru nawe urabizi yewe wanagenda abizi ariko se kuba nkunda madamu wanjye ndamukunda pe nawe uzi kuba namuca inyuma nkagaruka nkajya kumureba hari ikibazo kirimo sawa nimba ari uko usigaye uzubaka muri iyi minsi niko abagabo niko dusigaye tuzubaka wifurije urugendo rwiza oya nyine ntarebe nawe ujye ugerageza urebe uzi ko kariya kana ari sawa nanjye se urashaka kunjyana nawe uzabigerageza ntabwo byemewe jya uba seriyeri jya ufata umwanzuro nawe uhagararemo nk'umuntu w'umugabo genda isiripe uzi kariya kana ukuntu keza kankubwire rero ibintu byo kuguma tuganira ibiganiro bidafite epfo na ruguru nkugira inama wanga kunyumva reka njyewe mbaye nkuretse ndabona hari gahunda zindi ngiyemo ubwo komeza wivugishiriza uwo mwana ibyo azakubyarira uzabibona inshuti yanjye nanjye simbyanze kubaho nakumvira izo nama ariko karanshitura kariya kana sinakajya sawa nta kibazo ukuntu nkakunda asante ntari bigerayo sawa ubwo tuzongera duhure tuzahuza naho kariya kana reka ndebe ubwo ko nakabwira kakaza matiri nuko nyine aba bana baba baryamye amasaha reka ndeko ari ikintu kirimo ntwakiriza yego urakoze ntukarebe muri kamera matiri wumva urakoze ukundi nyine ni uko urakoze cyane kabisa ukugabanya akazuba uzamutseho ariko we ntabwo ariko ukijya mu kazi amaze iminsi ntajyayo nibere hano mu rugo se kurera abana byo biranyoroheye ntabwo kurera abana byoroshye kurera abana biragoye nyine ntabwo ari ibintu biba byoroshye
ntabwo byoroshye ariko nta kibazo no kugira urererwe n'abandi bagufatira abantu uko babonye nta kubitaho abakozi bo muri iyi minsi nabo ni ibibazo fiye ni ibibazo pe ntabwo byoroshye mba numva ababyeyi bose barira nyine ntabwo byoroshye shamatiri reka rero nkubwire nakoresha nyine ngo papa w'abana araho urambwira ngo araho nta kibazo ariko urabizi nk'umuntu w'inshuti yanjye ndagukunda turakundana uri inshuti nziza sibyo wambere inshuti nziza mu gihe cyose tumaranye nanjye nzi ko nakwereye inshuti nziza rero hari ibintu nyine nabonye igihe kinini pe numva nakwiriye kubigumana numva ngomba kubikubwira uzi ko wa mukobwa ntabwo sinibuka ukuntu yitwa ariko uramuzi ameze ate umukobwa muremure k'inzobe ukuntu uzi ko uriya mukobwa ari inshuti n'umugabo wawe uvuze ngo ukifiye uriya mukobwa ni inshuti n'umugabo wawe Joyce uriya mukobwa ngo ni iki ni inshuti n'umugabo wawe narabibonye igihe kinini pe ariko nta kibazo buriya nyine wasanga ari umukiriya wiwe urabizi ko acururiza hariya ruguru ni inshuti buriya nyine aza kumuguraho utuntu urabizi gufata neza abakiriya narabanje nabigenzura nanjye nyine nabanje kumva ari ibyo ngibyo ndavuga ntiburiya wasanga ari umukiriya cyangwa se ari inshuti na Matilda ariko nza gusanga ntaho bihuriye ntabwo ngenda ari gufata umwanya wo kuvuga ngo nzabikubwire ntarabanje kubigenzura mva nkubwire Matilda ndabizi ko bigoye kugira ubyumve ariko ndagira nkubwire uzigenzurire ntabwo mbiguhamirije nyine ngo mbiguhamirije mbigushyiremo ku itegeko cyangwa se ni Joy iri kumbwira cyangwa uwo nguwo n'ukuntu tumaze iminsi ngo ariyo nshuti ngo mfite y'umukobwa none se buriya ariko ntabwo ndi kubyumva yego nanjye ntabwo nabyumvaga n'umugabo wawe ni Joy na Sacyanwa uri kuvuga cyangwa ni Joy na Sacyanwa umugabo wawe yego ariko nyine uzigenzurire nawe nagira mbikubwire uzafate umwanya ugenzure urebe kandi uzabibona fiye nta kundi nyine gusa urakoze kubimbwira ubwo igisigaye nanjye ndaje nigenzurire gusa biramutse ari ukuri ariko nawe witonde ninsanga atari ukuri ari ya magambo y'abakobwa muri iyi minsi mugamije gusenya ingo z'abandi Matiri nagusenyera kugira ngo bigende bite uko ubizi hari abakobwa nyine muri iyi minsi mbona babyihaye babigize bizinesi gusenya ingo z'abandi bazana utuntu tw'utunwa tudashinga ariko njye kubigenzura ntabwo nagenda ufata koti imwe ngo njyeho ntazi gusa ngiye kubijyamo ndabireba bijyemo urebe kandi ariko nsanze ari byo uzambwira sinzi icyo nakora rero reka ngende twari dukumburanye nyine uzagenzura urebe kandi wakoze cyane nyine ndagushimiye shafiye urakoze nyine ntacyo ubwo ngiye kubigenzura mbirebe ngo nzakubwira uko bizameze cyangwa nawe uzabyibonera yego madamu nari maze iminsi naniwe narakuburiye umwanya neza ariko usigaye barabaye ubuki ubu nibwo ubibonye shashiriza ukuntu usigaye bisa nukuri ukuntu twakundanaga mbere byariyongera amahire ese iyo ugeze mu rugo ntabwo ukuramo n'ikoti ko wakiriwe mu kazi ujya mu kanya ndumva hari ndi kumva warikuramo igihe ukaruhuka ese ntabwo ujya umenya ko ni muri wikendi ahubwo uvuze wikendi ndibuka naje nzi yuko uno munsi turi busohokane ariko nkigera hano narinjira nyiri hariya ku irembo ese mbona mesaje kuri fone imbwira ati ukanya usubire mu kazi ngubu niyo mpamvu ubonye nje usubire mu kazi akazi ko muri wikendi nyine se wakumva ngo uracuruza nta nubwo uniha n'akanya ko kuruhuka nta nubwo uba ukeneye nuko n'abana banakuganiriza ubusobanurwa kubabona ryari erega shiri kuruhuka sinjyanze ariko ngomba no gushaka amafaranga nasi ko mbona bigutangaza arumiwe koko
tugomba gushaka amafaranga se wazarya iki none se amafaranga ndabyumva no gushaka amafaranga ariko se ariko iki se twese ntabwo tugukeneye mu rugo ndabizi muranyine abana se ntabwo baba bagukeneye ntabwo turi kumwe ubu bino nyine wumva bihagije nashira kera ko twakundanaga ubu ngubu byagiye byibaze nawe nyine aho byagiye rwose nawe ubundi mu kanya ndaje ndabanza nyarukira hano mu kazi ho gake ndahita ngaruka ntabwo ndi butinde sibyo akazi ugiye mu kazi ngiye mu kazi muri weekend muri uyu mugoroba ese usanga nakundi nyine ubwo nawe ndaje njye mu byanjye n'abana banjye nawe ujye mu kazi kawe hari ikibazo se erega mba nkorera wowe n'umuryango wanjye ese ukorera ngiye kunkorera ntakubona mu rugo abana ntibaheruka kukubona ntibaheruka kuganira n'abana uri kunkorera iki ndi gushaka amafaranga reka ntabwo ubizi amafaranga utashatse mu minsi 6 umunsi wa karindwi nibwo uri buyabonemo oya muri ako ntabwo uzi ibibazo tumaze iminsi bitwugarije ntakoze no muri weekend ngo nkore amafaranga yavaye rwose ubu iki nicyo gihe ngo umuntu yihiringe arebe ko yakemura biriya bibazo nose wowe ntabwo bikubangamiye nta kibazo nyine ubwo ugenda ukora ahubwo nyine ndabona n'isaha igiye kwegereza reka nsimbuke ntarebe turazi kuvugana ngarutse nanjye sibyo ntabwo nindashira isi kandi usigare wumva utuje nta kazi k'iminota mike urabona ni muri weekend ndahita ngaruka wumva utuje nta kibazo ntunamerekeze ntarebe kanyaruke ndebe ko nagerayo Alo? Oui. Ese Matiri uraho? Uraho neza? Amakuru yawe? Ni ukuri ni meza ndashima Imana. Ese we ko wanyanze noneho tugaherukana Ijana. telefone twahuranye? Umva ntabwo nakwanze ni ukuri. Shafiye ntuzi akazi mba mfite mu rugo koko n'abana? Koko. Shawe, akarimo kugira ngo ujye kugeraho cyane ndabizi abana bararushya. Kandi nubwo ntabwo biba byoroshye nyine. Ariko no kujya wihangana. Nta kibazo mama. Ariko tuzajya tuvugana nta kibazo. Yego. Urabizi ko ushize nari nakubwiye ukuntu Joy ari gukundana nyine n'umugabo wawe. Yego. Ntubyibuka? Ndabyibuka. Yego. Rero nagira ngo niba uri hafi uze tugende njye kukwereka noneho urebe neza uko bimeze. Wereke urugo rwawe harahari mu rugo? Ntawe uhari kandi arambwiye ngo agiye mu kazi. Arakubwiye ngo agiye mu kazi. Ngaho tugende ku kazi kanyu urebe ko ari byo. Sacyanwa niwe uri kumbwira ngo ntabwo ari mu kazi ari kumwe na Joy aka kanya. Na Joy aka kanya zamuka nyine utugende. Sefiye ibyo uri kumbwira nibyo nk'ubu nje nkasanga siwe. Wino tugende. Fiye. Reka nze ari ku mano suno nakora iki? So. Sheri bimeze bite? Ewana. Cheers. Murumva no mu vinyo. Man. Sheri aka kantu nagaherukaga kera. Umundi se akandi gasore kangurira umuvinyo nk'uyu nuwa nakaye. Si byo wenyine Batagiye umukire. Ewana. Nganda nakwifundira Sheri. Erega nanjye ndagukunda Sheri. Sibyo. Banzo mwaka vinyo. Yaramfite umugore w'umurokore. Ujya ngo yatuma nkanywa. Ese ubundi Sheri. Uriya mugore wawe ubundi mwazatandukanye. Sheri, byo gutandukana byo wa pepe. Tuzajya tuza nyine turyoshye. Ariko byo gutandukana umenye ko ari mama w'abana banjye. Ese bari abana nabashyira hehe? Aha, urashatse kuvuga ko mutazatandukana. Oya nyine tuzatandukana ariko nyine bitari hafi. Sibyo? Erega ndagukunda Sheri. Ubwo nyine ngewe ndi uwo gusohokana. Oya nose ubu ngubu biba bigutwaye iki? Ahubwo gufata wongere ube winywera. Ndabona ufite n'icyaka. Ahubwo kararyoshye. Umva kameze neza kari kugera ku nzoka kari kumanuka neza. Reka wakaguranya urukundo. Rwinshi cyane uzi ko nari mukumbuye.
nawe nari mukumbuye ntabwo ubibona nanjye nari ngukumbuye abanza umakabiza ngaha ntureba niho uzi icyo ubarusha nawe reka ni nturiya mu rugo ruba wajya uriya mu rugo ndashaka kuzamuhigaho kuko akantu ngiye n'iso ako sinabona uko mukunda njye ntabwo nkunda nyine ndagukunda ako nyine nturiya ni umugore wanjye amatirida urabizi umugore wanjye nuko abazana ibintu kirukorekesha mwese reka mubaze muriya mugore musohokanye n'ibitenge ko najya mbona akuramo ibitenge n'ibipira bijabiriye uba wumva umeze ute ntabwo njya musohokana nari ngeze muvana gute numirwa uriya wamusohokana ute ntabwo uriya namusohokana gazurira bwiza se nk'ubu wapi azi inzoga se zinyobwa wapi kandi ngo nimba ni amafanta y'umuvinyu nta nubwo yawushobora ahubwo reka tureke iby'umugore twiganirira ibyacu ubuzima busanzwe usaba bumeze dushire shyira mu buzima busanzwe meze neza yego ako shira hari ikindi kintu nshaka ni igiki se mukunzi hari ikintu nshaka kandi warakimbeshye panibagiwe kanyibutse mwese shiri nibuka ko wambwiye ko uzangurira telefone y'I9 kandi nubwo urayingurira icyo kibazo shiri kubera amasiteresi y'akazi nk'ubu nsize mvuye mu rugo mbwiye umudamu ngo ngiye mu kazi bitanza kukwirebera urumva sinagukunda ihangane iyo telefone ngifite muri bije humura nzaka kugurira ejo bundi ese gufata iry'I9 nkakugura fone ni ibintu bya danje ko nyine wari warayimbeshye nkaba nayibona uzi ko n'inzoga ihenda igura 60 ubuse 60 iyi nzoga ndayizi irahenda yanaryoshye kubi niba tunyweye 60 gufata iry'I9 ni utuntu dukeya naho ubundi sheri umugore hariya ungendaho byatari siba kugendaho kubera agendaho kandi namubwiye gusa nyine ndamukunda pe akagenda agakabye n'ubu ngubu sinzi impamvu ko se wamenye ibyiwe nuko nyine ntabwo ari byo kabisa none se surataha si ugutaha amasaha uraje umbwire ngo amasaha angahe ngo uraje uhita utaha namubeshye ko ndi butahe ariko nibura reka ngerageze nyererwe gutaha ariko ntahe urabizi wanamuhamagara akagera ko wagize impamvu nyinshi mu kazi sabisi ko wagiye mu kazi se uriya mugore uramuzi ese yanagusanga no mu kazi uriya yaguturikirizaho igisasu uriya ntabwo gusa ejo nahagenda kuko ese sheri uyu nguyu yajate ntabwo wari wafunze niko wa mugabo we uba ko ariko kazi wajemo ariko narumiwe agahinda karagwiye uve mu rugo nta kurya nta kuruhuka ngushe aka niko kazi nuko se madamu ase nkawe uravuga iki mbonyemo akazi uyu mugabo ni uwawe mbonyemo akazi none kavuye yambwira ngo aje mu kazi none mukamuri kumwe wenda uvuga ngo umugabo si uwanjye ngo wowe waramubyaye nibona n'uwamubyaye muri twese nta n'umwe wamubyaye sinamubyaye ariko yarabyaye ni kwa mugabo aka niko kazi waje nta kintu mvugana nawe umva mukobwa we kwa mugabo undi umugore aje ati ceceka ariko imbwa ni mama w'abana wanjye noneho wari wabipanze ngo umugore wawe adusange hano yego ararinda bipanga se ubundi wowe sundi wa mugore ko nawe uri inshinzikazi urinda ugenzura umugabo wawe akumugiza naho musanga yasohokeye iyi mpeta nambaye niba wayinyamitse cyangwa irihe mada irihe mpeta nambaye nawe uri karashika ko wayitaye ndi meta natwe tuzazambara mugore muzazambara mutwara abandi nawe warayitaye ushaka abagabo mbese si nguyu umugabo wanjye ninde wamenya ko ufite impeta ninde wayitaye ni umugabo wanjye wabimenya uri kumva abakobwa muraguye ngaho ugira icyo uvuga nawe
Gira icyo uvuga. Njyewe se. Uragumana n'uyu mukobwa nigendere? Oya. Ari bitutaye. Uburetse. Abakobwa b'iyi minsi ndabazi. Utuzi iki madam? Icyo nabona ni iki se? Utuzi icyo utanyeretse ni iki? Ibitenge bibi gusa. Ubu se urambaye umukobwa w'umwari. Yo. Umva umugabo ngure kwitahira. Twari imari zawe. Nawe ufite umugabo ntugasekwe madam. Yo. Ntabwo uzi ibyaba yiriwemo. Reka nze ninywera umuvinya aba yanguye nawe ugende mubyaye n'ibikometa.